urabona arimo aragwana umurekera aho ngaho. Soma Yeremiya 40:4 papa. Tuge gusenga mukomeze mufate. Bibiliya iravuze ngo noneho rero uyu munsi, Bibiliya kunivuze noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukuraho iminyururu. Ndagira gute? Ndakubohora. Yitegereze hano. Ndagira gute? Ndakubohora. Ngukuraho iminyururu. Ngukuraho iki? Iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende. Nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyana, urorere. Bibiliya ivuga ngo iki? Dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Dore ahantu hose ushaka kujya hari imbere. Aho ubona hakuboneye, heza hakubonereye, aba ari hujya. Komera Imana amashyi menshi cyane. Abasore batanu begere hino mbere. Abasore batanu baze. Imana iguhumurize. Murima murareba uyu musore, reba abantu ba uyu ni wowe, ishushanye ko ari wowe wavuganye n'Imana. Abantu bari hano bavuganye n'Imana, tuzamura icyubahiro cyawe. Imana ibahumugisha. Uyu musore mureba yavuganye n'Imana. Imana imwemerera amafaranga, Imana imwemerera urugo rwiza, Imana imwemerera imodokari nziza, Imana imwemerera akazi keza. Uyu mureba arasenga amanywa na nijoro kugira ngo Imana ihindure ubuzima bwe. Uyu ni wowe usenga uko bwije n'uko bukeye, Imana ikavugana nawe, ariko ubuzima bwawe iyo urebye nta kintu na kimwe gihinduka. Kubera iki nta kintu gihinduka? Dore uracyaboshwe. Murimo muramureba. Uyu nguyu arimo aravugana n'Imana. Ngwino hano masista, ngwino mukoresha. Murimo muritegereza uyu mukobwa. Uyu musore ari ku musozi arimo arasenga, ari kubwira Imana ngo Mana ndakwinginze mpereza umugore. Imana iramubwiye ngo dore umugore wawe nguyu. Wamubonye mwana? Uri kumureba? Ntari kumureba? Kandi n'umukobwa yamaze kubona iki? Umusore. Murimo muramureba ngo ngwinishikira umukobwa wawe. Hari ibicaniro iyo bakurambagije, umusore araza akagutereta, byagera ivamo akakubwira ngo wapi. Nyuma y'icyumweru agasohora save the date. Suko uri umukobwa mubi, oya, hari karande zikuziritse zidashaka kushobora kuba. Arimo arasaba Imana, ayibwira ngo Mana wampaye telefone. Ushaka telefone? Akira Imana. Akira afata telefone. Arimo aragerageza n'imbaraga ze zose ngo arebe ko yasingira icyo Imana yagize gute, yamwemereye. Ariko kubera ibicaniro by'iwabo bikimuziritse, ntabwo ashobora gusingira umugisha. Ngira umuntu muri Kongo uyu mugoroba Imana ibohora ubuzima bwawe. Uyu mugoroba Imana ibohora ubuzima. Vuga ngo uyu mugoroba ngomba kubohoka mu izina rya Yesu. Imana ikubohore mu izina ryanyu. Abantu biteguye kubohoka tuzamure haleluya. Papa, dore Imana ikwemereye amafaranga. Imana imwemereye igishoro cyo kujya gukora akagira gute, agacuruza. Ubuzima bwe bukagira gute, bugahinduka. Ngakira amafaranga.
ntabwo bikunda. Uku ni kwa kundi, reka mbabwire, uragerageza ukajya gushaka akazi bakagahereza abandi, wowe ugasigara, kandi nawe wari ugize gute? Nta kintu utakoze, ariko kubera ibicaniro bikuziritse by'iwanyu, hari imbaraga zidashobora kwemera kutunga amafaranga. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo tugiye gusenga twicomokore kuri karande zituziritse. Ibyo mbabwira ndabizi, hari abantu bari hano bafite amasezerano, umva agenda zaruzuye, mwagiye ku misozi bikigendewe, ibyumba mwarazengurutse, mufite amasezerano menshi, ariko kubera imbaraga zikuziritse ntushobora na rimwe kugira ngo wowe murekure. Uyu musore uko akomeza gusenga, wowe mufata sitagwini hangane gukoresha. Murimo murareba uko agenda asenga, hari iminyururu igenda igira gute imuvaho. ngo ne wakira umugore, ntabwo uzakira umugore. Yagerageje gutera intambwe, ariko hari izindi imbaraga zikigize gute. Uku ni kwa kundi ufata diplome yawe ugiye kwicara, uku ni kwa kundi ufata diplome yawe ukajya kudepoza n'amashuri uyafite, warize kaminuza, wararangije, wateye intambwe, ariko kubera ko imbaraga zigukurikira nazo mu bicumbi by'Imana zikakubwira ngo reka ntawe iwanyu wicaye muri office ngo akora akazi, dore ni ziriya zirimo ziramukuru, tambuka ujye muri office ujye kwicara. Ntabwo bikunda. Arimo aragenda arareba intebe ye, arimo arareba umugisha we, yewe yateye n'intambwe ngo agende mu mugisha we, ariko karande zikamukuru. Ubu hari abantu bari hano bamaze gukorera permission 6, yagera kuri demarage akaba arahiye, dayimoni iwa bikamukureterega ntawe iwanyu watwaye imodoka have garuka. Ugakorera peri mukagenda umunsi wa mbere, ukishura ubwa kabiri, ubwa gatatu, kandi dayimoni ahibera igucunga igeze ku munota wanyu. Wagera demarage uvuga uti ngiye kugakubita, ugihaguruka bwa mbere, eva dayimoni kabikuretse. Wagera finali hahandi hanyuma, dayimoni kakubwira tereka ntabwo wantwara n'imodoka. Ngira umuntu muri Kongo, ibicaniro byose bidashaka ko haraho wagera Imana ibiseye. Murimo muramureba, arimo aratera intambwe. Uku ni kwa kundi ufata amafaranga yawe ukajya mu mujyi, ubonye miliyoni 5 icyuya cyagize gutya, ukavuga uti Uwiteka ngiye gucuruza n'undengera nkava muri ubu buzima, ugendane nanjye. Ukajya mu mujyi ukirirwa mu iduka uhagaze, ukabura n'umukiriya ukubaza ngo mwenda nangahe. Ukajya Nyabugogo ugacuruza, ukiri gucuruza n'abatakurusha igishoro bagatera imbere, wowe ugahora hahandi. Kubera iki nazamuka, kubera iki natera imbere? Hari ibicaniro bikikuziritse. Iro muri Kongo kugira ngo Imana igutabare ibanze kubohora ibyo bihe bibi kunyuramo, hari Imana yiteguye kubigukuramo ako gahinda. Oh mana we, dore uhora wizengurukaho, ibintu ugerageza byose biranga, amahirwe yawe ahora apfa, ibyakakugiriye umumaro Satani yarabise. Hari z'Imana ziteguye kugutabara, hari imbabazi z'Imana za muri sengesho. Turi mu mwanya wo gusenga, turi mu mwanya wo kubohoka, turi mu mwanya wo gusabana n'Imana. Sengera wawe, sengera akazi kawe, sengera abana bawe, sengera urushako rwawe, izina rya Yesu. sengera bizinesi yawe. Ibintu byose bitarimo Imana birariza. Bwira Imana ize mu buzima bwawe, bwira Imana ize mu kazi kawe. Mukobwa, Imana ihindura ubuzima bwawe. Musore, Imana ihindura ubuzima bwawe. Anda yabo shalambori ya saiba, kandalabo telebo. Mana ni wowe dukeneye muri uyu mugoroba, Mana ni wowe dukeneye. Tandole style Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Zamura ibiganza byawe dusenga n'Imana. Yo
Imana iguhereza icyerekezo mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe buhinduke muri uyu mugoroba. Ayo madeni ndayasengeye nakuva imbere. Ubwo bushomeri nibugende, ubwo bukene nibukuva imbere. Iyo nyatsi nive mu rugo rwawe, ubwo rugo rwawe duhamagayemo amahoro. Abana bawe bagira ubwenge. Imana ihindura ubuzima bwawe. Imana ntiyemere kumwara. Ibyari bigambiriye kukumwaza Imana ibikura imbere. Sengera urugo rwawe, usengera umugabo wawe, usengera abana bawe. Ndashaka kugufasha gusenga. Usengera akazi kawe, kubera ko Satani yaziritse inzira zawe zose. Tugiye gusenga kugira ngo Imana ikubohore. Tugiye gusenga kugira ngo Imana ikubohore. Oh, my last day. Thank you, Holy. Iyicarire dukomere Imana amashyi menshi. Hari ikintu Imana yanyeretse. Ndumva agiye guhanura kandi. Hari ikintu Imana inza kwinjira mu mwanya wo guhanura, uraza gukoraho kamera. Katuzamura Imana icyubahiro. Barizo umuntu muri kwe ngo nta mudayimoni ugendana nawe wo kuvunikira ubusa. Hari abantu bari hano bavunikira ubusa, ugakora ugahora ku mwanya umwe, ugacuruza n'ibyo washoye ugahomba, amahirwe yawe yose agapfa bigeze ku munota wa nyuma. Bwira uwo muntu muri kwe ngo nicomokoye kuri karande zose zinkurikirana. Uzi ko hari igihe uzana umuntu mu kazi bakamuzamura kandi ariwe wamwigishije akazi, wowe ugahora hasi. Wabaza boss kuko igiyewe ntazamuka ati turacyabyiga. Bwira umuntu muri kwe ngo imbaraga zituma udagera kure Imana izigukureho. Inyenyeri yawe igaruke muri uyu mugoroba mu izina ryawe. Inyenyeri yawe yongera igire gute?